ngiye kubona mu mwuka mbona senariyo irahindutse. Reko senteri ya boshokata mbona senariyo irahindutse. Ndatangariza igihugu cya Uganda kandi n'abanyamasengesho bari kunyumva, musenge mumenye ngo senariyo yahindutse. Nyuma y'igihe kitari kirekire ariko ntanakubwiye uko kingana, ndamubwira ni wowe ugomba kuyobora igihugu cya Uganda. Ndangije iyerekwa rirarangira, ariko mu kurangira kwaryo nkomeza kubona hazabaho imyigaragambyo nyuma muri icyo gihe cyo kugira ngo Muhoozi afate ubutegetsi muri Uganda. Mbona Bobi Wine n'abandi bantu ba opposition n'urubyiruko bagiye mu mihanda bakoze imyigaragambyo karundura, ariko uko kuwiteka guhagararana na Muhoozi Kainerugaba. Ngiye kubasobanurira ku by'uyu Janet n'uburyo yaje muri iri yerekwa nifashishije irindi yerekwa nagize 2013. Ndatekereza abantu mukunda kunyumva mwaba mwarigeze mwumva iby'iri yerekwa. Nta kuyobora k'umugore muri Tanzania kugaragara mu isi y'umwuka, ntako. Bijya gusa n'ibya Uganda, kuko ari Uganda uwatsinze amatora si uzayobora, na Tanzania utsinze amatora ntago ari urayobora. Reka mbabwire musengere Tanzania, murabizi batangiye gutwika amakamyo n'amamodoka kandi abivumbi ryinshi cyane. Icyo gihe bari gushaka gushyiramo kabiri bari kitarajyamo, nkuko Imana ari kunyemeza gusubirayo. Iri yerekwa nkarishyira mushiki wa Muhoozi Kainerugaba. Ubwo ndagenda nyine ndare muri hoteli naka audience cyangwa nandike ibyiri yerekwa ndijyane, nanyakira nzarimubwira, natanyakira nabwo nzasiga ndyanditse ndisize kwa assistant sai bo lekisa taya o lekisa ntanomande ko setaya alekule sansome. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ndabasuje bwoko bw'Imana, abakurikira Isezerano TV n'abandi ubutumwa ndetse n'aya majwi azageraho mu buryo butari bumwe ndetse no mu buryo butandukanye. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndabasuje. Amazina yanjye ni Apostle Professor Mutabazi. Ntago bishobotse yuko mpura na cameraman cyase na Evode kugira ngo ambaze ibibazo cyangwa se amikiganiro, ariko mpisemo kandi nemejwe n'Umwuka w'Imana gukora iyi audio ngo nyimwoherereze yibagezeho. Dukomeze kuba maso mu mwuka no gusenga ndetse no gukora ubushake bw'Imana mu izina rya Yesu. Kabura nubwo kari kugwa nizere ko katari butubuze kumvikana, kandi I will be brief. Ndaza gukora audio rwose ngufiya. Ikiganiro mperutse gutanga ubwo navugaga ku bya Kenya na Tanzania na Uganda, naratashye ndakomeza ndasenga kandi nkomeza gusengera ibyo bihugu, ariko sinibagirwa icyacu cy'u Rwanda. Simvuze yuko ubutumwa Imana yampaye bwaje ku cyacu cy'u Rwanda, ndabiza abantu nibo ko bakunda guhita bagira amatsiko, ahubwo nararyamye ndetse mu rukerera, sinanabyita urukerera bwari bwakeye, ariko ko nararyamye ntinze cyane
ndumva iyerekwa nararigize hagati ya 12:40 na 12:45, ariko aho naje kurebera ku isaha exactement byari 12:47, ariko nari maze iminota nk'ibiri 3 mvuye mu iyerekwa nkangutse. Ndeba kuri telefone ndabirikodinga kugira ngo ubwo nzabitangariza abera, abanyamasengesho, abarinzi b'inkike, nzabahe detaye zose uko nabibonye. Naraye ntanze ikiganiro kubw'iby'Imana imaze iminsi inyereka, by'Imana imaze iminsi ishura mu isi y'umwuka, ariko noneho ninjyamye irazivuga nanjye. Mwibuke ubwo Natani yabwiraga Dawidi ngo genda wubake iyo nzu y'Imana wagambiriye kubaka, Imana izabana nawe, yaratashye noneho aryamye, ivugana nawe iramubwira ngo genda ubwire Dawidi ngo ntazigera nyubakira kuko yamennye amaraso menshi, ahubwo uwo mwana we Salomo uzaba umunyamahoro, uwo niwe uzanyubakira inzu. Nanjye rero namaze kubamenyesha icyo mbamenyesheje. Nimba mubyibuka neza nababwiye ni Tanzania izayoborwa n'umugabo, icya kabiri w'umuvugabutumwa. Evoda arimo ambaza ati se ni Askofu Gwajima, sinamusubiza, ariko icyo kiracyari ukuri kandi Imana yacyagihamagazeho. Ariko Tanzania turayisorezaho, reka mbanze mbere ku nzozi nagize. Muri ayo masaha ya 12:40 nagiye kubona mbona Jeannette Museveni, umudamu wa Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se First Lady wa Uganda, uyu munsi nekereza ko ari minisitiri w'uburezi, ministre de l'Education, yigeze no kuba umudepite uhagarariye, uretse ko ari umudepite ukana minisitiri icyarimwe, akaba n'umudepite uhagarariye agace bacyambara ubusa kitwa Karamoja. Ndumva yariyo qualification ya Janet Museveni. Ngiye kubona mbona ni mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se ndahantu mu kintu kimeze nka saro, cyangwa se nko muri office y'umushumba, cyangwa se nko mu cyumba cy'amasengesho. Ubi picturing muri ubwo buryo, mpagazemo hagati mbona hari intebe iri mu buryo buri perpendiculaire. Nanjye perpendiculaire abantu bazi igifaransa na geometry, nubango ni intebe iteye mu buryo inteye urubavu, noneho ikaba ari yari ya ntebe yo muri saro ndende, ya ntebe ijyamo abantu batatu, iyo bita sofa cyangwa se intebe y'idiva bitewe n'imvugo ukoresha. Ngiye kubona mbona iyo ntebe y'idiva yicayemo abantu babiri, aribo ngiye kubabwira. Uwa mbere wari wicaye hino habanza hanyegereye yari First Lady Minister Honorable Representative wa Karamoja Janet Museveni. Yari yambaye imyenda isa gute? Kuko iyo ngize yerekwa buri detail ndayibuka neza cyane. Yari yambaye umwenda usa na violet, ririya bara ry'ishati z'ababishop, ureba ababishop wenda bo muri Anglikani, ishati bambara iryo bara niryo bara yari yambaye mu ikanzu ye. Iryo bara ubwaryo rifite ikintu risobanuye. Yicaye atuje, acecetse, nta kintu ari kuvuga. Hirya kuri iyo ntebe mu mfuruka neza, ariko nubwo navuze ngo byari perpendiculaire, angle ntago ari angle moro, byari nkaho ari MP oblique, ku buryo ari Janet Museveni ndamureba, ari nuri hirya mu nguni ndamureba, harimo akantu kaka angle, ariko nanone ntago iri parallele nanjye ku buryo mbabona bari kuri distance ingana. Oya, Muhozi yari yicaye aho ngaho mu nguni. CDS General Foster Muhozi Kainerugaba, the first son, yari yicaye mu nguni ameze nk'ubendinze yegamyeho gatoya. Ndangije ubwo nari mpagaze, niyumvamo mu mutima kumutangariza ngo ntabwo ari wowe ugiye gukurikiraho cyangwa se kwima ingoma mu Uganda, hagiye kubanza hacemo undi muntu, nawe uzihangana utegereze
igihe cyawe kizagera. Mu mutima wanjye numvaga aribyo ngiye kumutangariza, ariko ndi kwibaza ni se nabimubwira akabirakariramo akansinda ahangaha. Ngiye kubona mu mwuka mbona senariyo irahindutse. Reko senteri ya Boshokata, mbona senariyo irahindutse. Ndatangariza igihugu cya Uganda kandi n'abanyamasengesho bari kunyumva, musenge mumenye ngo senariyo yahindutse. Ngiye kubona mbona niryamye hasi nubitse inda, kandi nkomeza kwitegereza mbona Janet Museveni aranyegereye kwa kundi muri ya ntebe. Mbona na Muhozi Kainerugaba ari muri yangu yamfuruka, bose bicaye mu ntebe imwe yidiva. Hagati yabo harimo umwanya kweri nk'intebe yakiciramo abantu batatu, murayizi yo muri salo. Ibara ryayo simbyibuka, ndibuka ibara ry'umwambaro wa Janet ndetse n'imyambaro Muhozi Kainerugaba yari yambaye nayo ubwayo sinyibuka. Rwose sinyibuka, nibuka gusa ibara ry'umwenda wa Janet Museveni. Ndangije ndaza no kubasobanurira iki ibi bintu bisobanuye mu mwuka. Ndangije mbwira Muhozi Kainerugaba, ndamubwira nti urazi ukuntu bigora guhanurira umwami cyane iyo ugiye kumubwira ibintu adashaka kumva. Nkora joke ndatebyamo gatoya ndavuga ngo cyane ko we Muhozi Kainerugaba uri Nigeria, uri munini, uri ikosto cyangwa se uri umusore cyane kundusha, nkubwiye ibintu udashaka kumva ntago nakugendana ngo nsohoke muri ino nzu wampitana. Arangije araseka arabangoya ngo vuga nta kibazo. Abivuga mu buryo burimo smile itanga icyizere ko atari bungirire nabi. Aho twari turose nari impazi. Ndangije ndamubwira ni dore igihe kirageze kugira ngo uyobore igihugu cya Uganda nyuma y'aya matora, nyuma y'igihe kitari kirekire, ariko ntanakubwiye uko kingana. Ndamubwira ni wowe ugomba kuyobora igihugu cya Uganda. Ndangije yerekwa rirarangira, ariko mu kurangira kwaryo nkomeza kubona hazabaho imyigaragambyo muri icyo gihe cyo kugira ngo Muhozi afate ubutegetsi muri Uganda. Mbona Bobi Wine n'abandi bantu ba opposition n'urubyiruko bagiye mu mihanda bakoze imyigaragambyo karundura, ariko uko kuwiteka guhagararana na Muhozi Kainerugaba. Ngiye kubasobanurira ku by'uyu Janet n'uburyo yaje muri iri yerekwa nifashishije irindi yerekwa nagize 2013. Ndatekereza abantu mukunda kunyuva mwaba mwarigeze mwumva iby'iri yerekwa. Narigize ndyamye karembure, Imana imbwira ngo abakozi b'Imana baba mu dimension enye. Imbwira ya mbere, imbwira ya kabiri narabibasobanuriye, imbwira ya gatatu inuma ku mukozi w'Imana Prophet Adams. Uyu munsi atuye Masaka, muzamubaze rwose. Abamuzi mumuhamagare mumaze muti Apostle Mutabazi iyo nkuru avuze arayihimbye cyangwa yabayeho. Imana yambwira ngo uze guhaguruka mu gitondo umusanga igikondo aho yari atuye akimara gukora mariage, umubwire ngo uzankorera muri dimension ya gatatu. Mbaza Imana ngo ese ndamubwira yuko dimension ya gatatu abayikoreramo barangwa n'ibiki? Mwiyere kugisobanuza. Iryo jwi rirambwira ngo umubwire ngo umuntu iyo yinjiye mu rusengero rurimo dimension ya gatatu yararozwe asohoka yakize, umubwire ko agomba kuzajya asenga barozwe bagakira. Kandi koko hari abamaze gukira, mbyirebera mu biganza bye. Iryo jwi rirambwira ngo kandi iyo umuntu warozwe yinjiye mu iteraniro ririmo umuntu wa dimension ya gatatu ngo ntabwo amucika. Iryo jwi ryambwiye kiyari ngo ntabwo amucika. Ndashima Imana yuko nigeze mbona asenga
kuri video call umukobwa wari warahabaye umusazi wo muri Belgique arangije arakira aba muzima, asubizwa mama we, ateka ibyo kurya bararya, kandi ubundi bamuhambiraga bakamuzirika ngo atagira mu gikona agahura n'amakupo n'ibyuma akikomeretsa, kuko niko yari yarabaye. Baramukuye ku kazi, ibintu byarabaye nabi. Imana yambwira ngo ugende umubwire ngo azankorera muri dimension ya gatatu. Hari akavura, ariko ndatekereza ko ijwi ryanjye riraganza akavura mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi wowe uri kunyumva, habwa umugisha, zamurwa mu ntera, shyirwa ku gitereko cyawe, ngo nta wacana itabaza ngo aritwikire intonga, ngo ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo. Ni igihe cya Mose kugira ngo ajye ku gitereko cye, kuko CDS si cyo gitereko, kandi n'ahandi hose hatandukanye na Pakistan si cyo gitereko. Igitereko ni ukuyobora igihugu cya Uganda. Noneho icyo gihe ndahaguruka, ndagenda, nzamuka ngera i Nyanza mvuye Karembure, ndamanuka ngera Gashyekero, ndazamuka n'amaguru ku muntu maze iminsi biradateka atarya. Nagiye kugera Igikondo hejuru, numva ibizengerera ari byinshi. Ngeze iwabo mu rugo, ndabanza ndabwira ni mubanze mu ngaburire, naho ubundi ndashonje. Umudamu we ndamukunda cyane, mama w'Imana, yakundaga kunyita ngo ni Eliya w'i Karembure, the Elijah of Karembure, niryo zina yari yarampaye. Avuga ati iyo nkubonye mba mbona uri Eliya w'i Karembure. Haleluya. Aravuga ati iyo nkubonye mu mwuka mba mbona uri Eliya w'i Karembure. Kuko Eliya tuzo muri Bibiliya ngo yitwaga Eliya w'Itishubi, atariko wowe uri Eliya w'i Karembure. Ahangaha rero muri iki kirere ndi kuvugira mu kirere n'amavuta ya Eliya w'i Karembure, the Elijah of Karembure. Ntago ndi kuvuga nka Eliya w'Itishubi, ntago ndi kuvuga nka Eliya w'i Karembure, ukenyeje umushumi w'imwemwe nyinshi, ariko urimo amagambo y'imbaraga kubw'ibihugu. Ndangije ndagenda mbwira Adamu ziyerekwa Imana yampaye, ariko ndangije ndamubwira ni mwene data, nubwira iyerekwa ndiguhaye ryanshanze rwose. Nawe ngani ryanshanze rwose. Ati se ryagucanze gute? Ndamubwira ni ubwo nakubwiraga ngo Imana irashaka kuzayikorera muri dimension ya gatatu, nabonaga ari wowe mbibwira kandi nkureba imbere yanjye, ariko hagati yanjye nawe harimo umudamu wawe. Niyo mpamvu iyerekwa ndigaruye kugira ngo mwibuke yuko nari ndi kubwira Muhozikaine Rugaba, ariko hagati yanjye nawe nkabonamo Janet Museveni. Nabibonaga clear mu iyerekwa. Ni umunsi w'ejo, si uyu munsi. Iyi audio nyikoze uyu munsi, ariko iyerekwa nibonye ejo mu rukerera rwa mu gitondo. Mpita njya kuri channel yanjye yitwa Black Mind Strategies, nkora video y'iminota 30 mu Cyongereza, kugira ngo Janet Museveni na Muhozikaine Rugaba izabagereho. We never know. Reka nerekere ku musozo. Ndangije uko mbwira Adamu zinguzankorera uzakorera Imana muri dimension ya gatatu, nkabona ndafesinga umudamu we mu maso, kwa kundi ubwira umuntu umureba mu maso munegeranye. Ariko nubwo ndi kubibwira umudamu we mufesinze mu maso, nkajya natura izina Adamus, kandi umudamu wa Adamu nawe nzi izina rye, n'icyo gihe nari nzi izina rye. Ariko nubwo ndi gufesinga ntumbiriye madamu we, nkajya mubwira ngo Adamus we, kumbi ndi gufesinga umudamu. Adamu we asa n'umuri mu bituga muri inyuma, ku ruhande nanone nawe ndi kumureba, ariko sindi gufesinga Adamu, kandi ubundi nkunda kubwira umuntu umureba. Sindi gufesinga Adamu kandi ari we ndi kubwira, ahubwo nkatura izina Adamu, ariko nkabwira umudamu we. Ndangije ndamubwira ibyo byo byancanze. Adamu arambwira ngo ibyo turabisobanukiwe nka famiye, ibyo ntibigucange. Nise bisobanurwa biti? Arambwira ati uyu mudamu wanjye icyo gihe yari afite akazi gakomeye, nanze kubabwira ko ari koko ni umuntu wize umuhanga cyane. Arambwira ati umudamu wanjye
wowe umubona nk'umufonksiyoneri ariko ni umuhanuzikazi, asoma amandiko, arahanura, avuga mu ndimi, akazisobanura, ni umunyamwuka wuzuye pe. Ati kandi Imana atubwiye ko umunsi nzashinga itorero azaribera bishop umushumba, nge nkaba profete nkahanura. Ntago nge nzigira ndishumba, wazarishumba nge nzahanura. Ndavuga nti ndumva ibyo bisobanutse, ariko nukuri nabonaga byanshanze, kuko yari ameze nkaho ikirere cya dimension ya gatatu ndi kukubwira ari we ndi kugitongera kurenza wowe. Tugaruke kuri Kainerugaba rero. Ubwo yita ufata Muhozi Kainerugaba umusimbuze Adams, ufate madamu wa Adams umusimbuze Janet Museveni, uko niko bizaba by the power of the Holy Ghost, mu izina ry'imbaraga ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nambukire muri Tanzania nsoze audio national Gabriel kitaba ndende, kandi Imana ihumugisha Evode kubwo kwemera gucishaho ubu butumwa, namara kubugenzura no gusuzuma akasanga ntacyo bubangamiye imirongo ya channel y'Isezerano TV, kuko ni gospel channel, kandi mujye mumushyigikira kuko abandi bahita bajya muri bya bindi bicuruza, ariko yakomeje guhagarara muri uyu murongo wa gospel. Uyu munsi hari imyigaragambyo karundura muri Tanzania. Ubwo imyigaragambyo yabaga naraye nanone ndeba kuri YouTube, ndeba ndangije ndasenga ndaryama, ariko numva message iravuga ngo iki? Message iravuga ngo nubwo bitari butangazwe ko Samia Suluhu yatsinze amatora, kuko nabibabwiye ubwo nari ndi kuri kamera, ndongeye mbisubiyemo kandi ndemezwa n'umwuka w'Imana kubisubiramo. Amatora aratsindwa n'umugore, uwiyamamaje kwitya CCM ni umugore, kuri ballot box basanze ari umugore, baramutora ari umugore, amajwi atangazwa ari umugore, ariko Tanzania izayoborwa n'umuntu w'igitsina gabo, kandi w'umuvugabutumwa, w'umubwirizabutumwa, w'umunyamwuka, umunyamuhamagaro. Nta kuyobora k'umugore muri Tanzania kugaragara mu isi y'umwuka, ntako. Bijya gusa n'ibya Uganda, kuko ari Uganda uwatsinze amatora si uzayobora, na Tanzania utsinze amatora ntago ari urayobora. Reka mbabwire musengere Tanzania, murabizi batangiye gutwika amakamyo n'amamodoka, kandi bayatwinse gatatu, ibiciro ku isoko mu Rwanda birazamuka. Nimutangire rero musengere Tanzania, mubasengere ko ari abavandimwe, mubasengere ko ari duhuje akarere na East Africa Community, ariko munasenge cyane kugira ngo Imana ibihagararemo. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo mwitegereze Nepal, igihugu cya Nepal, ibyahabaye bikozwe na Gen Z. Mwitegereze ibyabaye Madagascar bikozwe na Gen Z. Kabiri, mwitegereze uburyo muri Madagascar igisirikare cyahise giteka ingova kigafatiraho urubyiruko rwari rugereje. Rw'Imana arambwira ngo uko niko bigiye kumera muri Tanzania. Uko niko bigiye kumera muri Tanzania. Ngo ariko musenge cyane kugira ngo umugambi Imana yari yatangiye gukorera muri Pombe Magufuli, Dr. Pombe Magufuli, umugambi Imana yari yatangiriye muri Magufuli, iwusohoreze muri uyu muvugabutumwa, iwusohoreze muri uyu mubishop ndi kureba, iwusohoreze muri uyu muyobozi Imana yitoranyirije. Abantu batoranyije nk'abantu batoranya Samia Suluhu, ariko Imana iri mu ijuru yaranje gutoranya, itoranya bishop. Bose bahuriye mu mugambwe CCM, ariko n'ubundi bari bamaze iminsi batajya imbizi muri media, bameze nkaho umwe ari mashondana n'undi, byiyubashye kuko bose n'abayobozi, ariko nyine bigaragarira amaso y'abantu. Ndumva ngiye gusoreza aha ngaha. Imana ifite umugambi mwiza kuri Tanzania.
kuko hari ububyutse bukomeye buzazamukira Tanzania nimara kuyoborwa n'umubishop. Hazaturika ivugabutumwa, haturika ivugabutumwa, haturika umurimo w'Imana. Ubu bubyutse buzakavaringa East Africa yose kubw'icyubahiro cy'Imana. Yes, yego. Kandi mukomeze no gusengera Uganda kubw'iri yerekwa nabonye. Ubwo nasobanukiwe role ya madamu wa Adamu muri dimension ya gatatu y'umurimo Imana imushinze, ndashaka gusenga cyane. Ngiye no kwerekera kuri Prayer Mountain. Umuntu ushaka kubishyigikiramo no kubinteramo inkunga, nimero yanjye murayizi ihora iriho, ni 0788309513. Iri yerekwa nasengeye inshuro imwe mu rusengero rwa Musumba Patience, ni umukobwa wa Museveni. Aho urusengero ruri ndahazi, ndumva ari Ruzira, nitiranyije izina. Narahagiye haba ivumbi ryinshi cyane icyo gihe, bari gushaka gushyiramo kaburimbo ariko itarajyamo. Nk'uko Imana ari kunyemeza gusubirayo. Iri yerekwa nkarishyira mushiki wa Muhozi Karine Rugaba. Ubwo nzagenda nyine ndare muri hoteli naka audience cyangwa nandike ibyiri yerekwa ndijyane, nanyakira nzarimubwira, natanyakira nabwo nzasiga ndyanditse ndisize kwa assistant we. Ubwo mperutse kujyayo yanyakiye neza cyane, kandi nukuri Imana ifite umugambi mwiza. Ariko ndabizi neza yuko nimpura na Musumba Patience nzarushaho gusobanukirwa, nkuko nahuye na Adamu na madamu we nkamenya impamvu nari ndimo mfesinze madamu kandi ndimo mbwira Adams. None uyu munsi Musumba Patience azamfasha gusobanukirwa kuki nabwiraga General Muhozi ariko nkabona ntumbereye kandi mfesinze Janet Museveni. Leke senteri ya boshaka akanta sabo lemeniki sotaya be kele sai bo lekisa taya o lekisa ntano mandeko setaya alekude sansome lewaya sataya. Thank you, Jesus. I praise your name. I bless your name. Loki santalia bo senketeria. Urakoze Yesu Kristo. Tugushimiye abantu bakurikiye aya magambo, baha umugisha nabo ku bwabo, bazamure mu ntera mu nsingano bahagazemo, nabo bahagarareho, basobanurire umugambi wawe kuri bo, basobanurire icyo bifuzaho mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu kizaba na kimwe ubanjije kugishurira ubwoko bwawe. Urakoze kuri Imana itangishurirwa, kandi you are not a God of confusion. Ubwo wamayerekwa rya Adamu wansobanuriye the reason for his wife, kandi ubwo wamayerekwa rya General Museveni nta kabuza through Pastor Patience you will reveal to me the reason for Janet Museveni and the reason for his dress, for Bishop Carla's dress. Why? I know you will explain to me, because you never confuse me. Not yesterday, not today, not even tomorrow. We thank you, Lord. We bless your name because you are worthy. Give peace and security to our region, East Africa. Let there be siasa ya ujamaa. Let there be peace. Let there be cooperation. In Jesus' name. We pray for DRC. We pray for the stabilization and the security in the East region. We pray for Burundi in the power of Golgotha. Heal that nation. Bring one vision. Bring unity and bring peace and social cohesion and prosperity in Jesus' name. Thank you, Lord.
turagushimye Uwiteka. Sengeye umuntu wese wumvishe ikiganiro afite intambara zimugoye mu buzima bwe. Sengeye umuntu wese uri kubura icyerekezo kugira ngo umuhe icyerekezo. Sengeye umuntu wese ubona hari intambara ubwo atakivanamo kugira ngo uzimuvanemo. Sengeye u Rwanda kugira ngo narwo igihe cyarwo nikigera, for a succession and transition, for it to be peaceful, smooth, and in victory and in celebration. Uwiteka, Satani ahora azerera ashaka kugira ngo arebe ko twarangara, narangiza atubibemo, kuko ikimugenza ni kimwe, no kwiba no kwica no kurimbura. Ariko we wazanywe kugira ngo umareho iyo mirimo ye, nurangiza utanga ubugingo kandi bwinshi. Turagushimye rero Uwiteka, kugira ngo mu gihe gikwiye natwe mu Rwanda uzaduhishurire kandi udusobanurire uko biri bukurikirane n'uko biri bukorwe mu gihe cyabyo. Haleluya, haleluya. Turasenze ngo Tanzania iriya myigaragambyo iriyo ntiyicirwemo abantu benshi, ahubwo ubazigame, ahubwo ubahe ubwenge, cyane cyane ukorere mu gisirikare cyabo cyane, mu izina rya Yesu Kristo. N'igipolisi n'ubutasi bwaho ubahe ubwenge, ubahe kumenya igikwiye, ubahe gufata umwanzuro muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ntibabusanye n'ubushake bwawe, ahubwo bakora ubushake bwawe. Kandi ubwo CCM ijya gutekereza, kuko ntabwo Tanzania barambiwe CCM nka Chama cha Mapinduzi, ahubwo hari ikintu badashaka kiri incarnated in Samia Suluhu, kiri cyubatswe muri maje ya presidence ya Samia Suluhu. Ariko hashobora gukomeza icyama mu gihe bazana bishop. Ubahe kugira ubwo bwenge bwo kubitekereza, kuko uraranganyije amaso. CCM ntago ifite irindi jwi riranguruye cyane kandi ryibonwamo n'abaturage. Ni John Pombe Magufuli, ni bishop. Nta wundi ugaragara mu buhanga bw'abahanga bazi kurambagiza uwabasha gutekanisha igihugu. Kuko ahantu nk'hariya hari imivurungano n'imidurubangano nk'iriya, CCM iraza gukenera umuntu Gen Z yibonamo, opposition yibonamo. Yes, ahari sicyo gihe cy'abatindu Lissu, sicyo gihe cya opposition gufata ubutegetsi, ariko hakenewe umuntu qui incarne une autre vision, qui va unir l'opposition et le régime. Shimwa Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo kumvisha gusenga. Dusengeye abarwayi, urwese nafata harwaye akira gukira indwara yawe. Nimba ari yo mu maraso akira gukira indwara yawe, nimba ari indwara yo mu mubiri akira gukira indwara yawe. Nujya kwipimisha kwa muganga bazasanga uri muzima by the power of Golgotha, mu mbaraga zikiza za Golgotha. Kandi nawe ufite ibibazo muri business, akira gutsinda mu izina rya Yesu, akira gukora bikagenda, akira umugisha w'Imana. Nawe warwanywaga mu kazi, imbaraga zakurwanyaga ziratsinzwe, ubonye ubutsinzi mu izina rya Yesu. Nimwakira ubutabazi, nimwakira ubutsinzi, nimwakira amahoro aturuka ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndumva nimero yo nayibahaye, nongeye nyisubiremo bwa nyuma. Ku muntu washaka dusengana, ku muntu washaka kugira ngo supporting, kuko iyi weekend nzamanuka ku Prayer Mountain ngiye gusengerayo iminsi 3 no kureba ko nabona appointment y'umusumba Patience kugira ngo muhereze iby'iyi nzozi niriyerekwa, ubundi nitahere ngaruka i Kigali nkomeze gukorera Imana yampamagaye. Nimero rero kuri abo bashaka gushyigikira iriyerekwa cyangwa se bananshakira indi mpamvu yari yose, nimero nakamenyetso ko guteranya 250 788 30
951 3 0788 3095 13. Shalom shalom, ndabakunda cyane.